nyamara nubwo abenshi bavuga bati njyewe umunsi wo gutabaruka hari abazasigara bari kunsengera, yewe ntibyashoboka, nta n'isengesho ryazakuvana ahantu uzaba uri mu kaga gakomeye cyane uhekenya amenyo, ntibishoboka. Gukizwa ni igihe urimo mwa kino gihe cya none urimo witekerezaho, ugifite ubu buzima, ugifite ibyiyumvo, imitekerereze n'imikorere, kuko aribyo bigize umuntu muzima. Aho ni ugomba kwikiranura n'Imana. Nta mwana w'umuntu uzabasha kugukiza urupfu rw'uzaba urimo ngo uhave uva aho hantu uzaba uri mugere mu ijuru, aho umwana w'umuntu atazabasha kurira ukundi, guhekenya amenyo ukundi, ntibishoboka. Aho ntabwo wahagezwa n'amasengesho y'abasigaye, ahubwo imirimo wakoze niyo igomba kuguherekeza ikakugeza mu bugingo cyangwa se mu rupfu. Twarimo twumva amagambo akomeye cyane, ni amagambo ugomba kutekerezaho, ntuyagire ibikino, ntuyakinishe. Oya mwene data, oya nshuti yanjye, oya bakristo bavandimwe, oya abantu b'Imana, oya biremwa by'Imana, ntimukine. Ino minsi turimo ntabwo ari iyo gukina, ni iminsi igomba kuguhereza kwisuzuma, ukabasha kwisubiraho, ukabasha kwihana, ukagendera mu kuri no gukiranuka, kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Nawe ubwawe uhora witeguye, nawe ubwawe uhora wiyeza, komera kandi shikama, kuko igihe cyo gucyura umugeni kirasohoye. Holiness TV. Mugeni wa Yesu, mbese uriteguye? Dore iminsi turimo si yo kudamarara ngo dukore ibyo twishakiye. Imana igiye gucyura abantu benshi, ikabimurira mu bundi buzima butari ubu turimo, nubwo umubare w'abataha wari usanzwe, ariko muri iyi minsi imibare igiye kwikuba cyane gusumbya uko byari bimeze. Dore hagiye kuzaba igihe kidasanzwe, kizaba ari igihe cyo guhangana n'ibyago n'amakuba bitigeze kubaho. Abantu batazashobora guhangana n'iyo minsi barimo bitahira. Wowe se witeguye ute? Uraburirwa kutadamarara ngo wikorere ibyo wishakiye, kuko iyi minsi turimo ni iminsi y'isukuriro. Uhawe urubuga rwo kugira ngo wisuzume mu rwawe ruhande, kugira ngo umenye niba uri mu cyerekezo cy'aho Yesu Kristo yifuza kuzakugeza, cyangwa se mo kimwe ukisuzuma ukareba niwumva yuko uri mu cyerekezo kiterekeranye, gifitanye isano n'icyo Yesu akwifuriza, uhitemo kugira ngo ubashe kugendera muri gahunda nziza. Nimwumve ibiriho bitaboneshwa amaso y'umubiri, kuko uyu mubiri nimwumve ibiriho bitaboneshwa amaso y'umubiri, kuko uyu mubiri ubogamiwe cyane n'ibiteye ubwoba. Ariyo mpamvu buri wese yakagombye guhora akiranukiye Imana ndetse n'abantu. Mbese ye turimo duhirimbanira iki? Dore nimwumve, amagare y'umuriro ni menshi mu kirere, kandi ayo magare yateguwe nk'uko umukwe ategura umunsi azaza gutwariraho umugeni we. Yemwe mwabafite amatwi yo kumva, nimwumve uko ayo magare yateguwe n'impamvu yateguwe. Ayo magare arimo ibice bibiri. Hari amagare afite ibara ry'umukara, yari mu cyerekezo cyo mu kirere cy'inyanja yiswe inyanja y'abagomeramana. Ku mahembe y'ayo magare y'imikara hari handitsweho umubare uteye amayobera, kandi uwo mubare ni uw'umuntu wese wanze kwihana.
akihitiramo gukora ibyo yishakiye, afite ikimenyetso kimuranga gisa n'umubare wari ku magare y'umukara. Buri wese yari afite umubare umuranga, kandi uwo mubare wo ku igare ry'umukara hariho n'umuranga. Uwo muranga warimo abasha kuranga nyir'umuntu n'igare rye. Uwo mubare ni itariki y'amavuko. Uwo mubare ni mutega amatwi muwumve: umwaka, ukwezi, icyumweru, umunsi, isaha, umunota n'isegonda. Aho nyir'umubare azaba ari icyo gihe, cyangwa se azaba aherereye mu cyerekezo cy'aho abarizwa, nyir'umubare n'umunsi we w'uko kwezi n'isaha n'isegonda byose byabaga bihuriye ku rushinge rwatemberaga mu buzima bw'umuntu, byaba bihuriye hamwe. Muri icyo gihe cyarageraga, nyir'umubare n'umunsi we w'uko kwezi n'isaha n'isegonda byose byabaga bihuriye ku rushinge rwatemberaga mu buzima bw'umuntu, byabaga bihuriye hamwe bigahuza n'igare ry'umukara. Ryabaga rifite wa mubare uhuje n'uwari ufite, ryarazaga rikamufata rikamutsika mu nyanja y'agasuzuguro yiswe inyanja y'abagomeramana, ari rwo rupfu rwa mbere. Amagare y'icyiciro cya kabiri yari mu kirere cy'ijuru rwagati, kandi ayo magare yari afite ibara ry'umweru. Amapine n'iminyururu byari mu miringa irabagirana, kandi amahembe n'ibyari bigize ayo magare byari bimeze nk'umucyo w'isanzure w'ijuru. Buri gare ryari rifite umubare uhuje n'uw'umuntu uriteguriwe. Igihe cyarageraga, igare rikamanuka rigiye gushyikira nyir'ubwite, nk'uko umukwe agenda mu rugo yasabyemo umugeni we. Nimwumve intego y'ayo magare: ni iyo gucyura umugeni, kuko igihe kigiye kuza ari igihe kigoye. Turi abanyantege nke, barasabwa kwihereza imbaraga no gusaba Imana ikabongerera imbaraga. Dore amagare amanutse ari menshi, akwiye umushwaro, kandi ntabwo aziye igihugu, ahubwo aziye isi yose. Igihe kirageze cyo gutaha. None se witeguye ute? Urasabwa kutadamarara ngo wirare, irimbishe vuba, kuko Imana ije gutabara umugeni we. Urasabwa guhora wiyeza, kuko utazi umubare ufite kuhuje n'igare ryawe, n'uburyo isaha yaryo yo kuza kugutungura yaba igeze. Umva inama mugeni we, kuko utazi igihe cy'igare ryawe rizazira. Jya wiragiza Imana, wikiranure vuba. Genzura neza urebe ko umwambaro wawe utaba urimo ikizenga. Dore isabune y'abameshi irahari, amazi arahari. Gira vuba witegure, kuko igihe kiri bugufi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 11. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12. Nimwitegure, kuko igihe turimo ni igihe kigoye kandi kiruhije umugenzi.
wikiranure vuba kandi wisunge Uwiteka Imana, ujye ugerageza kubana n'abantu amahoro, kuko utejejwe ntabwo azabona Imana. Wikiranure vuba kandi wisunge Uwiteka Imana, ujye ugerageza kubana n'abantu amahoro, kuko utejejwe ntabwo azabona Imana. Nyamara dore ibihe biratwegereye kandi ni ibihe bikomeye cyane. Uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa iyo minsi iruhije kandi igoye, iruhije muri uru rugendo. Ariko hashyirwa ukomera ku Mana, akagira umurava, akita ku byo Uwiteka Imana amushakaho. Dore icyo Uwiteka Imana dushakaho ni ugukiranuka no guhora twiyejeje ko bukeye n'uko bwije. Umunsi uzajya utegura urugendo, ujye ukunda kwiragiza Uwiteka, kuko utazi umunsi cyangwa igihe ugomba gutungurirwa n'igare ryawe rikaza kugucyura. Hari igihe mo kimwe ugomba kuba uri mu ruhande rw'abagawa, ugasanga noneho rero uratunguwe muri iyo minsi utunguriwemo, kandi ugatungurwa utihanye, ugasanga ugiye ahantu habi cyane h'umuborogo. Byakabaye kuba byiza uhora witeguye, wikiranura kandi ugira ishyaka ryo kubasha kwiyuzuzanya n'Imana, kuko Imana ikunda umwana w'umuntu wihanganira ibimugerageza, akabasha guca bugufi kandi akabasha kuyisunga, bityo agahora yikiranukiye. Kuko mu gihe cyo gutungurwa, uwo ni wo mugeni w'ukuri kandi niwe ufite igare rigomba kumucyura, nka rya rindi ryamanutse rigiye gucyura Eliya. Humura rero, uracyafite agahe ko kubasha kwikiranura. Nyamara umuririmbyi niwo wavuze ati, iyaba nansubizaga amaso inyuma, nakwiganye marayika nkitonda. Iyaba Uwiteka yansubizaga iminsi inyuma, nakwiganye marayika nkitonda. Ibibi nakoze nkabyihana, maze Uwiteka akangirira imbabazi. Nyamara igihe cyurimo ni igihe cyo kubasha kwisunga Uwiteka. Ariko Uwiteka Imana yaguhereje agahe ko kugira ngo wigenzure kandi wisuzume. Umunsi w'urubanza reba urasohoye, umunsi w'urubanza reba uri hafi kugera. Nyamara wakagombye kwivugurura ukiyitaho, kuko ufite umutima utekereza, ufite ibyiyumvo y'ukuriho, ufite kumenya niba uri mu bishimwa cyangwa se uri mu bigawa, ukabasha kugarukira Uwiteka, kuko utazi umunsi uzatungurirwa. Mwa kino gihe cya none ni igihe cyo kwisunga Imana. Mwa kino gihe cya none ni igihe cyo kubasha kwegera Imana. Mwa kino gihe cya none ni igihe cyo gukiranuka. Mwa kino gihe cya none ni igihe cyo kubasha kwimenya no kwisuzuma, ukamenya uruhande uherereyemo. Niba ari rwa ruhande rw'abantu bumva yuko bagucira imanza, bumva yuko wabaye ruharwa, urwo ruhande ukabasha kuruvamo, maze ukabasha kugundira agakiza, ukabasha kwihereza Yesu, ukabasha kwihereza Kristo, akayobora ubuzima bwawe. Umunsi wazatungurirwaho, abantu bazasigara bavuga ngo, nyamara uriya yagiye mu ijuru kandi yarakiranutse. Dore igihe kirageze rero. Icyo gihe nubwo kigiye kugera, bwira vuba kandi bwira bwangu, utegure ubuzima bwawe neza kugira ngo butazajya mu rubanza. Wihanganire iminsi yose igomba kuza, ukwiri kose ukabasha kuyihanganira kandi ugaca bugufi, ukagenda nk'umunyabwenge, kuko iminsi ari mibi, ni iminsi iruhije umugenzi. Ukagenda nk'umunyabwenge, ukabasha kwisunga Uwiteka, ukabasha gusenga, ugakurikira Uwiteka Imana, kuko igihe wabashije kuberamo cyari igihe gihagije cyo gukora ibyo wishakiye. Ariko mwakino noneho igihe cyugezemo ntudamarare, kuko umunsi watunguwe uzifuza kwihana bitagishoboka. Twarimo twumva amagambo akomeye cyane. Ni amagambo ugomba kutekerezaho, ntuyagire ibikino, ntuyakinishe. Hoya mwene data, hoya nshuti yanjye, hoya bakristo bavandimwe, hoya abantu b'Imana, hoya biremwa by'Imana, ntimukine. Ino minsi turimo ntabwo ari iyo gukina, ni iminsi igomba kuguhereza kwisuzuma, ukabasha kwisubiraho, ukabasha kwihana, ukagendera mu kuri no gukiranuka,
gushaka niko Imana ibasha gushakira umwana w'umuntu ushaka kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Nawe ubwawe uhora witeguye, nawe ubwawe uhora wiyeza, komera kandi shikama, kuko igihe cyo gucyura umugeni kirasohoye. Ntihazabura intambara, nta n'amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Muririmbyi arongera aravuga ati, maze mu isi yagizwe njya tuzabaho dusugire, kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Ni ngombwa kugira ngo tube muri Yesu Kristo umwami wacu, kuko ari we soko y'ubuzima bwacu.